yarapfuye Semuhungu. Uzo Eric Semuhungu yarapfuye. For sure. Ariho kabisa. Ariho. Izo sinabonye mu kiganiro. Ahubwo urarwaye. We niba uri gufata Semuhungu kumva ariho. Semuhungu ariho. Ejo uzikaje ubundi. Yakoze n'ikiganiro kugiye. Eric Semuhungu. Oya. Icyo nzi nuko Eric Semuhungu yapfuye. Eric Semuhungu mana ariho mana. Oya. Eric Semuhungu yarapfuye mana. Wanize. Njyewe uri gufata kuri kwanjye kugukuramo. Ndi kukubwira ibintu bihari sibyo. Eric Semuhungu wenda ayo makuru yo ku gihe sinzi yo mwayakowe kabisa. Ariko njyewe igihe ntabwo ari ikinyamakuru cyizewe. Hari application njye mfite. Igihe ni ikinyamakuru cyizewe of course sibyo. Ariko ntabwo ujye gisoma. Hari abantu bariho hari n'abantu bapfuye. Eric Semuhungu yarapfuye. Fayo nukuri Imana niyikisa ibibazo. Reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo. Yes, what's up my people? What's up? Ize komeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda aho muri hose mu Rwanda ndetse n'andi gihugu cy'u Rwanda. Muniga yarishe inyuma ya kamera. Ndawuzanye. Yarishe ati wamuniga waje tugakora hano kuri kamera. Gwashangura kamudembe mu cyana amashobora kareka. Reka kibere n'abantu batukurikiye. Baradukurikiye mu Rwanda cyangwa out of the country. This is what it is. So I got your boy Kikonkobe boss on the street to RC NGD Arumuri maneko cyangwa se garukusorome. Guys, jeje. Bro, amakuru ni meza. Meze neza. Meze fresh sana kabisa. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Maranatha. Umwami Yesu nazi. Bro rabizi man. None se abantu badukurikiye tugira ngo twongere kubibwira ntabwo bwa mbere dukora ikiganiro uribuka twiye gukora ikiganiro igihe nabaga kwa Kiabiti. Kiabiti ni umubyeyi Kiabiti ndabifata sana. Kiabiti ni umubyeyi twakoranye cyane kabisa. Urabona ni umubyeyi kabisa. None turi kugira ngo use nk'uburyo winjiramo tugize abantu mu kiganiro none wasanga barashaka kwinjira mu kiganiro sayi Shoboy Bujideri Yarutikanga Rudasumbwa igihambe cy'intore mbona gutsinda Rutikanga impanga muri byose igihugu nyindi umunami nginda gutsindwa gitewe cyategwa nk'abatabana ngabonesha bagataha si ibyo ngibyo nakaririmbo burya noneho naje kuririmba ndi umuhanzi byatari let's go Bujipondizwa ndi mu rugamba ndi mu buhanga ndimo ndashaka ikamba ndimo ndahata imihanda ngo ndebe ko nsosa urugendo dore ndi mu kibuga ndakina umupira nagutsindwa ndasota ngo wenda henga mbona amanota gasatsi inzobe mpfukame nkore mve mu buyobe bisaba ubwenge nubwo bisaba kwizirika umweko nakuze mama babaye akangira inama ashavuye mutima wa gisirikare niwo wanoje kubyuka kare pfukama cyane usenga Imana maze nayo yanzure hungureke satani n'isi tutakubona ubwambure ahari uba wiriza kuko wiyumvamo wowe gusa natwe turarira nuko tuririraho mutabona ujye ufite ujye udushima kuko hari abatatubona niba uryamye uriye uhaze hari ababiririra hari ababiririra mama we hari ababiririra naje mbyina ibyano byinshi ndi mu rungano gake mu matafu bici nkazi katifu kudatinyiza indege byamvanye mu biraro bigwa muri Sagariko handi sinzi ibyo byanzanye hano tusho ibyo nateye umugongo byinshi cyane naretse ku bwaso gati gito n'amakwemo ntafite ubufatiro gusa natuza nshinga imizgo nere nko muzabibu badi ngazoma koza nere nko muzabibu let's go.
Rurema jya ufasha some ku byanditswe Rurema jya umfasha some ku byanditswe itiza abahanzi nkore nk'ikihebe ugize ngo nkore imihanda isigira ikabure basi jya ufasha nanjye nkoremo ntabure nasetse Joriji ingurube ku mutwe imuca ugutwi gusa kataragera ibyarangiye nyina mukijije ureba urugendo ureba impumeko biteye ubwoba ntihasoza abasoja yateta batoda igihe umenya ibyawe ufite umurengwe muhinduka vuba njye sinzi ikibitera gusa umwana wanzwe niba ukura njye ntimumakanye kanaruza imvange inkomeze mbipime gake uko biri kose nzatsinda nzabikora mwana ndi kumwe na Aranahasoza nzonga yansize amavuta nubwo hazamo amakuba bigatinda ngendana n'Imana ndi mu rugambana na kimwe wambwira nzabikora sipanika uko biri kose nzatsinda nzabikora mwana ndi kumwe na Aranahasoza nzonga yansize amavuta nubwo hazamo amakuba bigatinda ngendana n'Imana ndi mu rugambana na kimwe wambwira nzabikora sipanika byose ni bo pfa kuba nyiriho ndayifuni bo ndashima uhoraho kugura kamodoka bambona bishoboka sha winseka navuganye Uwiteka kwikina no gusara burya n'amana nta buzima wikina wisara nawe iminsi ya kugigiza iminsi ni mibi gusa nanjye ndi mubi inuzana ikibi ndagukoma kinuri sininya kugijana nyari byaza magana usatsinda mwamagana ndasuhuza birwamagana iminsi ni mibi gusa nanjye ndi mubi nuzana ikibi ndagukoma kinube iminsi ni mibi. Yes. This song we called Urugamba. Urugamba Kabisa. Yeah. None se Buji, amakuru y'iminsi wanze kujya kuri kamera nogeza uratombo kujya kuri kamera. Nakomeje mu kazi nyine nguma kuri kamera nanga kuza imbere yayo ariko right now naje. Of course. Ndi kugira noneho tugaruke Buji ejo bundi washyize igisigo hanze. Nashize igisigo hanze akagozi ku rukiko. Yego. Kubera icyo hisemo kucyita akagozi k'urukiko mwana. Urumva akagozi k'urukiko ni izina ry'ubusizi. Izina ry'ubusizi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugufata nicyo kinyarwanda ubundi cyumvikana. Wumva ijambo unagira amatsiko yo kurisobanukirwa. Apana kumva ijambo ugahita ubyumva gusa ugira amatsiko yo kurisobanukirwa. Akagozi k'urukiko twashaka kwerekana ko kuba ari akagozi k'urukiko kwerekanye uko ibintu bibera mu rukiko. Cyumva akagozi inga 60 navuze ingingo ya 68 iya 69. Yeah, of course. Ngo zivuga ngo iki nani kaneza ni ingingo bundi kumva zivuga ku itegeko, ni itegeko ry'ibiyobyabwenge. Ni itegeko ry'ibiyobyabwenge rirwanya ibiyobyabwenge cyangwa se rikumira cyangwa se rihana ibiyobyabwenge. Ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Ni ibijyanye n'ibiyobyabwenge. Yeah, of course. N'abagabo mwe bahababoheye. Aho baba bahababoheye. Of course. Urumva akagozi k'urukundo ku rukiko. Kandi na bwa mbere nyamamaza akagozi k'urukiko ni postinga navuze ngo mwabantu mwe Buji yasohoye akagozi k'urukundo wa mu baby ahita anyandikira ngo yango akagozi k'urukiko ikamba krone yasi nyandikira ati nyine rukundo nyine rwaradutwaye nakundi agababyoshye. Ni indirimbo iri mu buye butumwa ni igisigo
ni indirimbo ariko nayo ni n'indirimbo of course igihangano. Noneho ni akagozi k'urukiko twashaka kwerekana ubuzima bubi abantu babamo, ko umuntu birumvikana ashobora kujya kwihiringa kubera ubuzima bubi iwabo babayemo cyangwa se umuryango we ubayemo, akagenda akihiringa kugira ngo abeho, sibyo? Agakora ibyo ashaka kugira ngo asavayivinge umuryango we cyangwa se ubuzima bwe. Birumvikana just urababaye uri kwihiringa, ariko twashaka kwerekana ko atari ngombwa kwihiringa ujya mu bintu bibi cyangwa se ibikorwa bibi. Wanacuruza ibiyobyabwenge. Noneho mbese harimo amasomo menshi. Twagwanyaga ibiyobyabwenge, twereka abantu ko bagomba kureka ibiyobyabwenge cyangwa se ngo bagende bakora ibintu byabo bishakiye behind the law, inyuma y'itegeko. Niyo mpamvu. Ni ryari watekereje kuba umutinganyi? Nta munsi n'umwe nigeze mbitekereza. Kandi hano hapana ufite utuntu tw'abatinganyi. Ni ukuri ko it's a fashion. Tuntu tw'abatinganyi. It's a design. Remember ko ndi fashion ndetse gacha y'iporo by'abatinganyi. Ndi art designer. Urabyibuka? Oya toka n'izina rya Yesu. Angubaza. None se uvuge none se kakubwire nijari wowe wemeye kuba umugore ufite imisatsi yawe ariko urumva jeje ntabwo yize abagore ariko ututurongo. Are you sure? Ututurongo are you sure? Nijari wemeye kuba umugore. Neze jeje nize abagore abantu kujya batubwira nta gihe nigeze gutekereza kuba umutinganyi. Kuki ugize ibimenyetso by'abatinganyi? Kareho hano muri gushaka amafaranga, tukabona muri gukora indirimbo, tukabirwana amafaranga muri kuyakura, kumwe muri abatinganyisha. Turabati. Oya. Kwagizeho utuntu. Kwadushyizeho. Dusobanuye iki? Nabishizeho ni design. Ni design nabonye imbereye so. Kandi gukora ikintu nkabona kimbere. Kuterwa n'ibintu by'abatinganyi. It's enough. Kuterwa n'ibintu by'abatinganyi. Cyabwo simbizi. Trump kari kubarwanya. Icyambere nuko ntari umutinganyi. Kuki cyo ibimenyetso by'abatinganyi utari umutinganyi? Ngibi dore ngibi ubikuye oya kankubwire sibyo? Nshiraho tutumenyetso nango nzi ko tw'abatinganyi of course. Ako tw'abatinganyi. Nta nubwo nadukura ngo nutwara tw'abatinganyi. Uratugumishaho. Ese ko watumbere hano hari umutinganyi uhari se? None si kubera iki ufashe umwanzuro wo gukomeza kuba umutinganyi? Oya sindi umutinganyi, sinigeze nanabitekereza toka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Nicyo abwira abatinganyi. Kintu nabwira abatinganyi ni bagenzi bawe ntabwo mukora umwuga umwe. Oya. Njyewe igihugu mbamo sibyo? Ako ni bagenzi bawe. Oya. Nese rike Semungu ntabwo ari bagenzi bawe. Semungu mugenzi wanjye muwe buryo. Mundi mugenzi wawe niki? Umuntu. Reka mbwira n'abanyarwanda badukurikira sibyo? Umuntu w'umunyarwanda ni gute yifata? Ni gute yifata isura ye akayishepingamo indi sura itari yari. Ibaze kugira ngo umuntu ahakane ubuhungu bwe, ubusore bwe abuhakane. None se Eric Semungu si mugenzi wawe? Mugenzi we. Nese mugenzi wawe niki? Yarapfuye. Indi yarapfuye Semungu. Uzo Eric Semungu yarapfuye. For sure. Ariho kabisa. Ariho. Nabonye mu kiganiro. Ahubwo urarwaye. We niba uri gufata Semungu kumva ariho. Semungu ariho. Ejo uzikaje ubundi yakoze n'ikiganiro kugiye. Eric Semungu. Oya. Icyo nzi nuko Eric Semungu yapfuye. Eric Semungu mana ariho mana. Oya. Eric Semungu yarapfuye mana. Wanize. Njyewe uri gufata kuri kwanjye kugukuramo. Kandi kukubwira ibintu bihari sibyo? Eric Semungu
wenda ayo makuru yo ku gihe sinzi iyo mwayakowe kabisa, ariko njyewe igihe ntabwo ari ikinyamakuru cyizewe. hari application njye mfite, igihe ni ikinyamakuru cyizewe of course, sibyo, ariko ntabwo ujya ugisoma. hari abantu bariho, hari n'abantu bapfuye. Eric Semuhungu yarapfuye, ntunyemeze kari Eric Semuhungu ni wowe kintu gute azira icyo umuntu ari gute uzi ko bagufunga ntunyereke ndetse ko tutabonye itangazo rimubi api orega kumva gupfa se, hari abantu bapfuye bazimiye, hari abantu bapfuye twebwe tuzi ko bariho ariko tutabona. Njye ntabona, tuzi ko bari ko njye ntabwo mbona. Kuba Eric Semuhungu yakiyambura ubuhungu akaba umukobwa, ni ngo Eric Semuhungu w'umuhungu yarapfuye. Just iyo case ni nayo yamwishe, yarapfuye. Ubwo hariho Semukobwa, hariho oya Semukobwa, Eric Semukobwa ni Semukobwa kandi ejo ndi wamubonye ku gihe. Ku gihe waramubonye, ariko Semuhungu uvuga we nawe wabonye. Semukobwa we naramubonye, Eric Semukobwa naramubonye, ariko Eric Semuhungu nawe mbona yarapfuye. Oya none se kankubwire, sibyo, kankubwire umuntu gupfa, hari abantu bapfa bakazimira, hari n'abantu bapfa bahagaze, hari n'abantu just kumva ko yiyambuye ukari, sibyo, yiyambuye ukari agashaka indi sura atariyo. None se reka nkubwire, iyo gese mu ngazuke koko ntishobora kuzuka, ntibyashoboka kuzuka birakunda. Musengera azuke se mu musengera. Hari abantu bakeneye kuzuka, hari abantu bishoboka ko bazuka, hari n'abantu biba bidashoboka ko yazuka. Ariko Semuhungu yazuka. Semuhungu yazuka of course. Musengera. Musengera. Ndamya ko yapfuye ariko yazuka. Musengera. Ndamusengera neza. Musengera right now. Right now. Amari ibintu nuko bikora ibintu nuko bishobora wita kuko oya. Rega twebwe tuvuga ibintu tubona. Wanabyibagirwa. Gute nyine utamusengera akanya wabyibagirwa. Reka musengera aka kanya. Nyagasani Imana yacu kudahumye. Reka mumpirize. Nyagasani Imana yacu, wowe watabaye abana bawe umugaragu wa Isiraheli, wowe wumva inama zawe, mu byo dukora byose uratubona, ibyo dukora byose mwami Imana. Hari igihe dupfa tukagenda tukajya kure yawe, ariko mwami Imana nkweretse umugaragu wawe Eric Semuhungu, Eric Semukobwa, umuhindure Eric Semuhungu. Ngo duheruka dushyingura Eric Semuhungu. Twabonye Eric Semuhungu apfa, aragenda arazimira pe, muramubura yanangutse tureba, ariko twebwe turagusaba ngo uwo Eric Semuhungu umugarure abe icyaremwe gishya, umukure muri uwo mwijima, muri uwo rupfu yagiyemo, umusengere. Umva nk'ikindi kibazo. Nako umushireho umugisha. Umva nk'ikindi kibazo. Mumure. Uri kuvuga ikintu uri gusenga. Imumure. Buretse. Nisengeze byarangiye. None se kuri kumbaza buretse mvuga mena. Kavuga mena twatisoze. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yezu Kristo umwami wacu. Amen. None se ikindi kibazo ndi kugira ngo tujye turavuga ibintu dutanga n'ibimenyetso, of course dutanga n'ibimenyetso, sibyo? Hari byinshi twagiye tubona, haba ku bijyanye n'ubuzima tubayemo, birumvikana, tukabona ibyo ngibyo by'abatinganyi, tukabona n'ibindi bintu bidasanzwe tutari twiteze. Eske nka Ebujideri nk'umusizi usiga umunsi ku wundi, uhora wandika, nicyo wavuga ku bantu biri kugaragara ko bifata amavidewo bambaye ubusa, abasore, abakobwa, nicyo bavugaho? Ikintu nabavugaho sibyo, ni uko tutari abacu. Baravuze ngo ntituri abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, sibyo? Ahubwo twahamagariwe gukora umurimo
yadutumye hakiri kare sibyo ngo ni Imana yacu rurema bintu sibyo ufite kwibwira ko utaruba ufite kutazaba uw'Imana sibyo ukaba uwawe koko pe ugashaka uba uwawe ariko ntago bizakunda ntago ture kuba tutarabacitse nafi sibyo nutaba uw'Imana ariko uzaba uwa leta sibyo ufite kuzavuga ngo Imana just Imana iriko nta kritika nyine Imana ntango yagufata ntacyo yagutwara icyo ugakritika sawa uzasambana ribi zagutambikana uzikinisha ribi zagutambikana uzakora amashuri ukoza soni cyangwa se bagufate uri umusinzi ribi zagutambikana n'ibindi bikorwa byose bibi so rero kuvuga ngo ntango turabacu ngo kuvuga ngo turakora ibintu dushatse byose ntacyo bivuze ribi zadutanga gusa ikintu navuga kuri bari abantu bakora biriya bintu navuga ko ari ubusazi sinzi n'ubusazi sinzi ubujya ahubwo indera bakira abasazi bari abantu bakabasiga kuki bafata nka Emeline bakamujyana kuri RIB batamujyanye indera ahubwo muri rehab ngo ni ibiyobyabwenge muri rehab iyo ubusabira ni ibiyobyabwenge gusa ariko ngo byinshi cyane aho yabira ntago ari ibiyobyabwenge gusa njyewe ikintu nzi sibyo wibuke no kuvuga umusazi ko bitemewe kuvuga umusazi umurwayi wo mu mutwe ariko kuvuga ubusazi biremewe si ijambo ry'ikinyarwanda se kuvuga umusazi ubusazi ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko umusazi ntago byemewe of course gusa iyo umuntu ari gukora ko kiba biciye umusazi sinzi impamvu ahubwo babiciye icyo kinyarwanda kabisa guteze se bari kuzana ikesha mvugo kandi ari ikinyarwanda cyacu cya gakondo cyahozeho umusazi rizajya rikoreshwa umusazi ni barariciye rizajya rikoreshwa ubundi ijambo gusara inshinga gusara ni inshinga y'ikinyarwanda nziza kandi yuzuye iyo umuntu yasaze ni igihe ubwonko bwe buba bwarenze gukora ibyo akwiye gukora birenga amarangamutima ye bikarenga umutimanama we bikarenga n'ubumuntu bwe bigakora ibidahwanye n'ibyo akwiye kubakora of course none se ubwo ariko nyine umusazi urumva umusazi ni ijambo ritemerewe gukoreshwa umusazi yego ku bantu ese rizajya rikoreshwa umusazi neze turizimye ripfe riveho tuzatuvuga ko bafite ubusazi nta kibazo kuko arega n'ubundi hari amagambo ya kinyarwanda yemerewe adakoreshwa sibyo ariko igihe tubonye ko asebetse mu mvugo zacu turayagoreka tuzana andi magambo biri buhwane that's why rero dukoresha muri ubwo kigarukire kuri music ni umujene afite igisigo yise akagozi k'urukiko kandi burya yavuze ikintu nakunze nubwo wakigira agashaka buhake nanjye nubwo ndi maneko ngomba kubikora neza akora ibyemewe n'amategeko ndi maneko ntago nzagenda ku mugabo ntago bimenye ntago nzagenda ku mugabo n'umugore ngo mbingiriye mu nzu ngire ku bintu by'iyo hirya kera muri saro ari ukuntu byifashe none se ebje hari boro abantu tutababwiyeho ni boro twese kwandikana warambwira ati ngufashe nanjye nagomba gushyira agakaramu gutya n'akamoso bagomba kuma big support kandi ni boro watangiranye ya vasi ya kabiri wacyayibuka iyawe refure tugende kuri refure uko biri kose pana iyo ngiyo imwe itarasohoka yitwa huzo iri hafi kuza yitwa huzo n'abanyarwanda bayitege vuba anytime kabisa vuba iraza reka nivugire Elofre nawe uraza kumfasha kuko twarayandikanye because A, B, C, D, E, F, G niba udafite urukundo uzapfa nabi A, B, C, D, E, F, G niba udafite urukundo gapfe nabi abana babihuzo abagushuka huzo abatagureba huzo yubitaya huzo abana babihuzo abagushuka huzo amacakubiri huzo yubitaya huzo twese turi bamwe regmana
niyo yaturemye nukuri turasana ufite uduhu nk'urw'ingwe turi human beings kuba ku isi ni killings no love no feelings when no man rounding it is what it is no kiss no relationship siko nabuze sweetheart no time for that sini umwana mubi suko nabuze n'ubukeshi ahubwo mfite plan rirari yo kubaka ama family hari impamvu utambona afite ishyari hari impamvu utambona mu maraha A B C D E F G niba udafite urukundo gapfe nabi A B C D E F G niba udafite urukundo gapfa nabi aha afite indirimbo nyinshi zitandukanye afite indirimbo yitwa utuntu ujya kwita ku tuntu ubundi dusoza ikiganiro ndakubita utuntu yego abanzi b'intege nyinshi bashaka ko dutana jye nabona impambata abo bavuga bandika ku mazi I love you gano munambara munegeza umutima turambarana abyo kubeshya turangana mu bihe bitoya dusigaje reka duserebure reka ma baby nze nkwereke urukundo reka duserebure mu magana yose yabeza nabonye urukundo ruzira icyasha atoye ibyishimo bindinda gushavura mu magana yose yabeza nabonye urukundo ruzira icyasha atoye ibyishimo bindinda gushavura nawe nakunze uretseho naratata atarira naratata natarira narata natarira narata natarira yes Ebuji ndagushimira byatari abantu bagende barebe kuri YouTube ndeko zindi platforms z'imiziki ni Ebuji Daily kandi my blessings Ebuji asante sana guys Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye ko ari yitanga umutuzo